nkakubaza mbere yo no gufunga ucuruza hakaye hafunga ucuruzwa kuko hamenyekanye gute ko acuruzwa gasubiramo ako kantu mbere yo gufunga ucuruza abo bantu hakabaye hafungwa ucuruzwa kuko nkeka ko yabanje kwimurika akavuga ati nge ndacuruzwa bakabona kumucuruza. Bonjour, bonsoir, bon après-midi mes chers amis et amis de Malta TV Show pour tout le monde et toutes les choses. You know that we love you so much and this is for forever. As long as you stay by our side, we will never let you down. Please stay by our side. And if you are new here, hit like, subscribe, and share button to everyone. If you are outside America, Europe, Asia, and Africa, please support our project, support this channel to grow day by day because we believe that you can. Yes, you can. Yes, you can. Turabakunda cyane kandi tumeze neza, turanabishimira. Ariko tunabibutsa ko abakuze dukwiye kubitaho. Tukabasindagiza kugira ngo natwe tuzabona dusindagiza igihe runaka natwe twageze mu mwanya wabo. Ntago rero ari ubwa mbere cyangwa ubwa kabiri dukoze ikiganiro nk'iki ntago ari ubwa mbere tuba dutumiye abantu bacu cyangwa se tuba twiyambaje inararibonye zisanzwe zibageza ibiganiro bitandukanye kugira ngo tugire ibyo tuganiraho byubaka societe ni warubizi cyangwa se n'izindi nkuru zitandukanye. Ntabwo rero nakirwa ntinda ntamuhaye umwanya uwo turi kumwe tugiye kubana ikiganiro ngende twacinye banasema umwanya n'uwe. Urakoze Simewo, urakoze kunyakira. Nanjye mba nkumbuye abantu bacu kandi bakomeze biyongere none ako kantu ngo kabakuze aka kantu nkunda kukavuga sinzi impamvu ariko abantu bakuze bajya badukurikira disi ngo bumve ukuntu Simewo abakunda bavugira ahubwo nicyo nibaza ni wowe kugita iyo urebye abantu badukurikira nanda 35 ni 20 oya barimo n'abakuze barimo nose ubundi nge sinkurikira so rero abakuze rwose urabavuganira mubiteho abantu bakuze mu bahekeya erega baraduhetse baratuvunikiye bahagaze mu byimbo by'ababyeyi n'uwaba atabafite ariko bari abantu iyo ubikoreye umubyeyi w'undi muntu ni nkaho wikoreye umubyeyi wawe. Umusaza n'inzu y'ibitabo ntibakagende bahagaze mu mabisi ntibakavoma amazi muhari muturanye ntibakagira imirimo hari icyo mwabafasha. Hari ikintu kibabaza mu mujyi wa Kigali Mari ushaka utakizi nta mwana nta mukecuru nako karimo noneho bibera bibi nukuntu ujya kubona ukabona nenda nk'abana aho kwita ku mukecuru nenda n'umukecuru yibereye Nyabimata umenyereye kwirira ibihaza imyumbati biki byose abana ati mukecuru nguna tukujyane mu mujyi utazapfira mu cyaro bakagurisha byose bakagenda bakamukubita muri chambre ubundi buri gitondo cyakarabyuka ajya free zone umukecuru akamutekera igikoma agacyayi igikoma nta kipfa kuboneka Kigali urumva muri ubwo buzima nyine igikoma utuntu ducitse nyine twa tuntu tw'urubyiruko umukecuru birangira ahazaza hatagenze neza kuko urumva uri kumuha ibintu bitajyanye n'imyaka ye niko kureba bagashuka mama wabo ngo bave mu byaro cyangwa se abasaza cyane yego mana bibaho ugasanga nk'ubu nkawe uragiye uzanye papa mu mujyi wa Kigali wenda wowe urifitura nishoboye ni nabyiza ariko hari igihe ariko rwose nukurambeshye nta nge mfite aho kuzaza kurushya muri Kigali nanjye sinjye ariko nyine impamvu tubivuga gusa nyine niba binariho umuntu usajya kuzimya igicumbi cy'iwabo ubundi ngubu ikintu tuba dusengera ni ukubona igicumbi abana bacu bakazagira gakondo aho bakomoka ukavuga uti iwacu twari dutuye hano dore iwacu ku isambu ku ivuko none wowe ukajya kuzimya igicumbi cy'iwanyu ukamuzana ukamujyana mu mujyi ni ishyano ryaguye pe ni ukuri ahubwo ryaraguye burundu. Yego ubwo rero urumva ibyo byose ariko biganisha ku rubyiruko nk'uko kabyirukira hera heza mwe mu rw'imisozi igihombe mube maso kugira ngo hazaza hanyu hagende neza. N'urubyiruko usanga rurangwa n'ingeso zo kwicuruza n'urubyiruko usanga rurangwa n'ingeso z'ubuyobyabwenge ariko uyu munsi ndashaka ko tugana ku bijyanye n'icuruzwa ry'abantu hagamijwe ishimisha mubiri ariko ntabwo ari siporo buryo mvuze ishimisha muri abantu bashobora kubyumva nabi
no gukora siporo no gushimisha umubiri no kubyina no gushimisha umubiri, ahubwo nishimisha muri rigamije ku mibonano mpuzabitsina. Ibijyanye n'ubwo buryo kugura no kugurisha abantu hakoreshejwe hagamijwe nyine imibonano mpuzabitsina, ibi ngibi wari uzi ko ari icyaha gihanwa n'amategeko? Nabonye umuvugizi wa RIB abivuga, abisobanurira abanyarwanda ko uzabifatirwamo azahanwa n'amategeko. Aha, ikintu nshaka ari kukwibariza, wenda nshaka ko tuganira, ntabwo nshaka kukubaza kuko ntabwo nakasubiminga ko ibintu byose bizishobora no kubikubaza ntubinsubize uko mbyifuza, ahubwo ndashaka ko tubiganiraho duhana inyunganizi muri iki kiganiro, sibyo? Ariko n'abadukurikiye cyangwa se n'ababona uru rukuta bafite umwanya wabo bagenewe, no batanga ibitekerezo uko babyumva bakatubwira nyine. Ibi bintu byo kuba barabivuze ejo bundi, kubera icyo ari ejo bundi, kandi urabizi ko mu manza umuntu yaraburanaga rwose, hari n'ugeze kuburana imageragere ati jyewe ariko murambeshyera, ntabwo naguze umwana, ntabwo nasambanyije umwana utarageza imyaka y'ubukure, ahubwo naguze indaya. Urumva ako kantu? Naranamwishyuye. Naguze indaya, naranamwishyuye. Akazana na mobile money. Akazana na mobile money, dore gendera indaya naguriye makane. Kandi n'umwana utagira imyaka y'ubukure. Okay, urumva ntabwo rega buri ibintu byose byahita binoga. Aya mategeko n'ejo ryanahinduka. Byavugururwa kubera ko hari aho basanze ko ritagororotse. Ntabwo rero ibintu byose byari kuba byose biki nyine, iyo cyabaye itegeko ubwo riraguhana uwo munsi ryatangiye. Ariko niba icyo gihe bitari itegeko, nyine yagombaga kuburana gutyo kugira ngo abashe kwidefanda. Ntabwo rero wavuga ngo kuki batabikoze mbere. Ibintu byose turi mu nzira yo kubaka u Rwanda, Simeo. Ntabwo ibintu byose hari ibyo bazabona byaribeshyweho nk'urugero, nta muntu ukivuga ngo ababana n'ubumuga cyane, avuga ufite ubumuga cyane ko umuntu abana n'ikintu yishimiye. Mbere abantu bararikoreshaga. Rero uko bagenda basesengura bataye ko se iri jambo ku bana, ko umuntu abana n'uwakunda abana n'icyo akunda, ubu umuntu turavuga ngo abana n'ubumuga yabuhisemo cyangwa ngo ikirema. Ibyo byo n'ubundi bari barabituje kuva kera. Uvuze ako kantu. Ubu rero baravuga ngo ufite ubumuga, niba ushaka no kubusobanura, niba afite ubwo kutabona, ukavuga uti n'ufite ubumuga bwo kutabona, afite ubumuga bwo kutumva, afite ubumuga bw'uruhu, ubw'ingingo, ibintu nk'ibyo matanyije. Urumva ukuntu iki kiganiro gikangura abantu, ubumuga bw'uruhu, ubumuga bw'ingingo, ubumuga bwo kutabona. Urumva rero ni nk'ibyo byose n'ibindi byinshi, inyito zagiye zihinduka. Ni hahandi nyine abantu bakomeza bakareba bakabataye ku kintu ko kitari mu itegeko. Ubu nta kuntu cyaba itegeko kugira ngo dukumire ibi bintu binacike burundu, kuko target y'itegeko aba ari ugukumira no guca ibyo bintu byangiza abantu. Hanyuma rero utwana tw'udukobwa turi kubyara umufiririzo. Utwana tw'udukobwa, of course, uraca ku muhanda ukabona agakobwa, ubwo ni ugiye muri za gisimenti, ugiye hehe na hehe, usanga abana b'abakobwa bari kwicuruza cyangwa se bari gucuruzwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari imwe muri hoteli nigeze kumva mu biganiro ko rwose ngo hari uburyo abantu babona abana bo gukoresha imibonano mpuzabitsina, cyangwa se n'abandi bantu batanga umwanya wishimisha muri rishingiye ku mibonano mpuzabitsina. Nkibaza ngo ko icyo kintu ari icyaha, bagikoraho iperereza gute? Ariko nanone uze kumfasha unsobanurire kubera iki ibyo bintu bikomeza kwiyongera cyane muri iki gihe, ariko rimwe na rimwe tukabona bataye muri yombi ari bake. Nge rero reka mbanze nanakubwira, iri tegeko ntarajya na kurekeye no kongerwamo akandi kantu. Si ubundi buriya bafunga uwamucuruje, uwicuruje we kuki adafunga? Kuki hadashakishwe? Se ubundi yacurujwe yarabanje kwimurika ku isoko. Reka afite pin number. Reka nze nkubaze, njyewe wamenya gute yuko ncuruzwa ntakubwiye ko nicuruza? Ariko mana yanjye, banza utekereze icyo kintu. Njyewe wamurika, iyo umuntu afite ibicuruzwa abimurika ku isoko, akavuga ati njyewe mfite soya nziza nasaruye, akanerekana sample. Sometime n'ikigage baragisogongeraga, inzago bakazisogongera. Ibisogongerwa bibanza gusogongerwa kugira ngo bimenyekane ko ari ibicuruzwa biri karite, na S-mark ikajyaho. Ndashaka kukubaza,
mbere yo no gufunga ucuruza hakaba hafunga ucuruzwa kuko hamenyekanye gute ko acuruzwa gasubiramo ako kantu mbere yo gufunga ucuruza abo bantu hakabaye hafungwa ucuruzwa kuko nkeka ko yabanje kwimurika akavuga ati ngenda acuruzwa bakabona kumucuruza mu kanya batakumvikana mu bucuruzi bwabo hagakurikiranwa uwacuruje ariko uwicuruje wanacurujwe atari gukurikirana ahubwo njye numva haba ubusesenguzi inkomoko y'ubwo bucuruzi yahereye he kuko nk'urugero ngiye guhita nduguha hoteli haraho nigeze kuvuga ngo bafite urutonde rw'abantu b'abakobwa bahamagara cyangwa se abagore niba haje umuntu ndashaka uwo turarana bagafata kuri lisite kuri telefone yavuze kiriteri ni inzobe muremure se gutyo arabivuga hanyuma bakamuhamagara bamumenye gute uzi ko kera habaga n'abatanga amafoto yabo urundi rugero nk'ubu hari ukuntu no ku matelefone ashobora kumukandika akavuga ati mpa ifoto murebe hanyuma nkubwire akahita akavuga ati ngwino cyangwa akabona arakubenze ibyo biba byakoze nde si igicuruzwa kimuritse ni igicuruzwa kimuritse hanyuma si icyo gicuruzwa niba kimuritse ucuruza agakuraho komisiyo ubundi ubwo urumva agiye numva arikwiye kuvugurura bose bagiye bahanwa bakwiye guhanwa bose ariko ahantu wenda wahana ucuruza ni uko yaba yacuruje umwana utazi kwifatira imyanzuro kuko umwana we arashukika nyine ibyo umujyanyemo aragenda bivuze ko ataragiye ibyo umubwiriye inama bakwizera nk'umuntu mukuru abikora azi yuko ari ibintu byiza agiye gukora kabone n'ubwo yabizi ko buriya ak'ubukuru ntikabura kwatumye umuganza kabone n'ubwo yaba ari bufate umwanza akagutinya asuba umukecuru nkanjye nzajya kuvuga ngo bancuruje nyine tubanze tuvugishe ukuri wana unashaka kunshorera nk'ushoreye ihene ngo tugende hariya ngo nkwereke arabanza bimenyeshe tubiganireho nakuramo nimbona rero dore ahantu bahera bigiye mbona bigira bashwanira ni uko hari komisiyo wenda ashobora kurya komisiyo nini ku gicuruzwa kandi buriya mu bucuruzi bwose komisiyo zigomba kuboneka nk'umuntu wakoze akazi cyane ishimwe rero uyu muntu wicuruza wakwiye guhanwa ahubwo mbere y'ucuruza munyumve neza kubera ko yarimuritse yabaye igicuruzwa avuga ati ngenda acuruzwa mu ncuruze cyakora ku muntu ucuruza abana batagejeje imyaka y'ubukure wowe nashaka bazanamukatire burundu burundu bazayimukubite cyane nyine byandi ubu ngubu ni igihano cy'urupfu ngo cyavuyeho yaragikwiye ni impamo kuko yafatiye umwana imyanzuro igihano cy'urupfu ntabwo ari cyiza kubera ko gishobora gutuma umuntu atabona umwanya wo kwihana aba yafatiye umwana imyanzuro itakwiriye ariko bano bakobwa murimo muravuga ngo n'abakobwa gusa utibwira ngo n'abakobwa gusa bicuruza n'abahungu wari kampani yewe ngiye mperutse kwicara ahantu umuntu umuhamagaye ngo reka ne kubivugaho yahita yimenya undi bari kumwe arambwira ati kuzi ko uyu muntu buriya ari umusore ati buriya ati ari umupfubuzi nibaze urabeshya anabivuga yumva apana amazimwe amazanije ibi uri umupfubuzi buriya ati cyane nyine yavuze ngo mureke ngo ndabimwibwirira ngo arabinyibwirira urumva ariko mbona ko ari byo koko njye ntabwo nari nakabona umuntu urayivu ushobora kunyemera ko apfura mbese icyaza nibaza nabona njyewe ndakubeshya reka numva ngo bibaho ubwo ngo noneho uwo muntu wambwiraga ko yambwira ati mu kanya muri telefone bari bamwoherereje agafoto ka hantu ngo arebe igicuruzwa nyine azajya kureba urumva ati neza neza ngaho mbwira nk'uwo mukecuru urimo wohereza ibyo bintu bye
ariko yeza uwo mwana w'umuhungu, ubu aho guhana uwo muhungu mbere wahana iyo nyecuru yazanye ibyo, kuko iri kwimurika, iri kwicuruza. Njye rero reka nkubwire, kuhana ngo uwacuruje ndabyumva pe, nkanabyumva ku mwana utujuje imyaka y'ubukure wafatiwe ibyemezo. undi muntu wujuje imyaka y'ubukure hajya haba ubusesenguzi niba atabanje kubigiramo uruhare, ibimenyetso bikurikizwe, amategeko akore, ariko habanze hasesengurwe, kuko abantu bahinduka kubi. Noneho bari abantu bibera muri bameze nk'abasazi, sininya kubivuga, ubona nyine ubwonko busa nk'ubwaturuna. Iyo mupfuye akantu gato yaraguhinduka. Noneho ko bigiye kuba itegeko, barajya babyitwaza, ashirishemo umuntu kandi yari asanzwe ari umwuga akora cyane, yamurangiye umuntu nyine kuko azi ko ari umunyamwuga. Nibatumvikana bati wacuruje, bagenda bagufunge baguhane, babanze bagufunge we wicuruza. Okay, wenda iyo ni point 1 tunanirangije, ntabwo dushaka kwigarukaho. Turagushimiye rwose umusanzu wawe, Imana igumugisha, ndagusabiye kumugaragara. Amin. Hanyuma rero ikindi nibaza, kubera iki abagura ibyo bicuruzwa, yego wenda ni ibyo bicuruzwa byazanywe n'abakobwa cyangwa se byazanywe n'abahungu, ubona okay, niba ari abakobwa bari ku muhanda, kuki haba higanjemo abagabo cyane kandi bakuru, atari insoresore, abagabo nyine bakuze baza kugura se? Yego, majorities iyo ubirebye bagurwa n'abantu bafite amafaranga n'abo bagabo. W'insoresore udafite ikintu wajya kugura ibiki? ni kwishakisha, urajya utegereza uteretesha umunwa nyine n'ubufata ibigambo n'ibifata. mvuga amatama amasada abiri nk'igisigara. Udafite amafaranga wajyana iki? Aba bagabo bakoze ikofi, niyo mpamvu ari buhabona. Rero abantu nyine bajye bakanguka nyine. Hanyuma harya ngo n'uwaguze yishyuye amafaranga azahanwa. Njye numva hakagombye kugenda itsinda ry'abantu benshi. Hari ayo serivisi yatangiye, hari ugurisha, hakaba ugura n'umuranga. Ntabwo ari umuranga gusa, burya niba reka tube kwenda muri Marita TV Show Studio aha turi gukora ikiganiro, tugiye kunywa inzoga zitemewe, tugiye ku kabari tuguze inzoga itemewe, turayinyweye, turangije turayizanye muri studio kuri Marita TV Show, tuyinywereyemo. Urumva hari uwacuruza iyo nzoga arafungwa, uwayigurishije, uwayizanye arafungwa, na Marita TV Show ifungwe. Niba bafashe uwo mwana ari gukora ibyo byaha, araza gufungwa nk'uko abivuze, uwabimukoresheje afungwe, uwamutanze afungwe, ariko naho babikore nabo bahanwe. Noneho bafunga amazu y'amarogi n'abumvikanye babiri. None tuvugisha ukuri, muri hariya mazu haberamo iki? Wenda hashobora kuba hagiye umugore n'umugabo. Erega buriya icyabuze ukuntu kino cyaha kizaba icyase, ni igihe hari uwareze agatanga n'ibimenyetso by'uko yacurujwe. Ako hari abagenda babyumvikanye, ureze ubu muzahora muverifiya mobile money ubwo bahanye amafaranga n'ubuguzi. Nurega iyo nayo ni iyindi ngingo igomba kwigwaho. Urabwira abantu se ngo bafunga ayo mantuze, abagiye se wenda ari urukundo rwabo rwa nyarwo bakigira. Okay, ese umugore n'umugabo bashaka kwisohokera, bakoze urugendo rubabana rurerure, baraye aho bafite ibyo barimo, bashobora no kuruhukira aho ngaho. Ntabwo n'itsinda ry'abakinnyi, ntabwo rero mukina sinema nkamwe mukina sinema mugakuru. Dukina sinema tukajya kuryamana. Oya nyine mugakina gufata amacumbi aho ngaho. Ubwo nyine warugiye kuvuga ko batakakira mu cyumba kimwe ibitsina bibiri, umugore n'umugore n'umugore cyangwa umugore n'umugabo. Nibyo navuga. Oya ntabwo ibyo nabyo wabivuga, kuko hari abaza babyumvikanye nta kiguzi kirimo, sibyo? Ahubwo wenda uzagurwa akumva aguzwe atabishaka, azatanga ikirego, ubusesenguzi bukorwe, atange n'ibimenyetso by'abo bamwishyuriye. Hanyuma nyine ariko anavuga impamvu yakiye, yarangiza agatanga serivisi.
nyine byibaze rero iki kintu nabyo birimo nyine cyakora ribu ifite akazi gakomeye. icyo cyo umaze gutanga serivisi ugarutse kuyirega wishyurwe utanga igicuruzwa none ugarutse ubwo dufite umunota umwe. hari umunsi ubundi we wakishyura serivisi atarabona akakwishyura mbere kugira ngo ubashe kumurega ntacyo waba wamuhaye rero nta n'icyo wamurega. uko biri kose abantu bagomba kurangwa n'indangagaciro bagakwepa ibyaha. reka nkubwize ukuri aba bantu bose bakwiye kwakira Yesu niwe wenyine wamara iki cyaha. urumva nawe kukigenza cyakora uzarega afite n'ibimenyetso. nakubwiye ngo ku mwana w'uruhinja ashobora kwirata uruva yagiye muri icyo kintu atarabigamije ko yashorewe agashukashukwa akisanga byabaye. uwo muntu ukwiye guhanwa completely wacuruje umwana. agize inyecuru zibanza no kwimurika n'abasaza niba hari ibyo batumvikanye niba bamaze kuvugana ibiciro bikananirana cyangwa umwe akayabura ugatangira kwivugisha ubusa uzaba uri mugorana. ibi bintu uri kuvuga turi kwibwira abakecuru nk'uko uri kubivuga ku basore abasore ariko n'abasaza ku basore icyo nacyo kibuke. ese wari uzi ko umusaza ntashobora kugendera kugura agasore ubwo ndi kuvuga batinganye. ibyo byatinganye sindi bivuga sinazi niyo bibaho rero muri ibyo byose twavuze birimo usibye ko nabonye ko bavuga ko umuntu ashobora gufungwa imyaka igera mu 10. reka dusoze ikiganiro cyacu ariko uko biri kose hari icyo ugomba kugira. abo babazana bakatire burundu n'ukuri nta nubwo bakwiriye impuhwe nta n'igenekereza ryabaho ngo uyu nguyu niba bifatiwemo ngewe rero yewe banza wangira n'umunyamategeko ntajya ncurwo urwa burundu. amategeko ntabwo ari ibyo ndeba nkumva ni burundu amategeko se kuko ruri gusoma igazeti ugira ngo buriya nta muntu ugica urubanza atasomye itegeko kirazira kikaziririza. uzi ko n'abakora ikizami cy'amategeko agomba hari aho bigera bagafata igitabo bagasoma mu kizami. rero urumva ko nyine ihangane ntabwo umunyamategeko ntabwo ntabishobora reka twisoreze ikiganiro cyacu kuko ngengira amarangamutima mba numva nk'uwo muntu w'umutinganye se mu by'ukuri igihugu cyuzuye ibitsina byombi. ubu yabuze umwiza muri bo. reka tuzakiganire iki kintu ikindi gihe. ntukinzanemo nta nubwo reka ngende nkora ubushakashatsi mbabure ikintu tuzakiganireho tuzakora ubushakashatsi sibyo next time. ni ukwamagana ubutinganyi tubwamagana. turabwamaganye mu izina rya Yesu tuje amara turuka ku Mana wakoze kwifatanya natwe muri iki kiganiro. murakoze cyane Simeon murakoze.